Yesu ashimwe cyane. Reka duhuze umutima dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana igira neza, uri Imana idukunda kandi twitaho, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ineza yawe ya buri munsi, tugushimiye Mwami Imana amasengesho wasubije muri iki cyumweru, tugushimiye amasezerano mashya watanze muri iki cyumweru, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo mu bibaho byose duhore tugushima. Tugushimiye n'imigambi kidufitiye kuko uri Imana igira neza, uri Imana idakiranirwa, uri Imana isohoza ibyo yavuze. Turacyafite ibyiringiro muri wowe, izina ryawe nirihimbazwe. Mwami mwiza, tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rigari, ubwenge bwa muntu ntibwabisobanura uko bikwiriye. Turakwinginziraho kugira ngo imbaraga z'umwuka wawe wera zururukire kuza kubana natwe. Mwami, mbe igikoresho cyawe, uvugane n'ubwoko bwawe, kandi ibi byose nibirangira unyibutse yuko ndi igikoresho cy'imburamumaro kugira ngo izina ryawe ryonyine rihabwe icyubahiro, nanjye mbone umugisha wawe. Icyubahiro no gukomera ko bikomeze kuba ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo nsenga nshima, amen. Uyu munsi rero turiga, nk'uko mubizi tumaze iminsi turi mu gisibo, ndetse twibuka imibabaro ya Kristo, twibuka inzira y'umusaraba yagenze, twibuka icyamuzanye mu isi. Ese twebwe nk'abakristo duhurira hehe nabyo? Niyo mpamvu maze iminsi numva ku mutima wanjye hariho amagambo avuga ngo umukristo n'umusaraba. Uyu musaraba wa Yesu, iyi nzira yagenze iremereye, yahuriyemo n'ibyago byinshi, twebwe nk'abakristo duhurira hehe nabyo? Kuko hari igihe tujya dutekereza yuko hari, nk'uko ijambo ry'Imana riza kubitubwira, ngo yikoreye intimba zacu, nyamara twebweho twibwiraga ko ari igihano cyangwa se ari ibindi. Ariko Bibiliya iraza kudufasha neza twumve impamvu Kristo yemeye kuza, impamvu yagenze uriya rugendo rwose kugeza ku munota wa nyuma agiye ku musaraba, ndetse akanapfa akajya ikuzimu gukora y'indi mirimo, hanyuma ku munsi wa gatatu arazuka. Nibyo rero mu minota mikeya tugiye kuganiraho. Turaza gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 53, turahera ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashendaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Dutekereze kuki Yesu yaje agaca muri ibi byose tumaze kubona. Icyambere, hari inyungu twakuyemo nk'abakristo. Twakuyemo inyungu nyinshi zitandukanye, ariko turaza kugerageza kureba nk'eshatu z'ingenzi cyane twakuyemo. Icyambere, byaduhuje n'Imana. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2, haranditse ngo, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none ko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo ni we mahoro yacu. Haleluya. Imana yaduhuje nayo, yemera gutanga umwana wayo ngo atubere inzira. Mu minsi yashize twarimo twiga iriya ngingo ya 2 mu gitabo cy'ubuzima bufite intego, aho batubwiraga ko twaremewe kuba mu muryango w'Imana. Irembo ryatwinjije mu muryango w'Imana nta rindi ni Kristo Yesu, kandi yagombaga guca muri biriya bintu byose kugira ngo yuzuze icyo Imana yari yarateguye. Byarashobokaga yuko wenda haza kubaho nk'uko ibitambo bya kera byagiye biba, abantu bakajya bakora ku ihene mu ruhanga, bakaherezaho ibyaha byayo ngo ikagenda ikajya kure, abandi bakagira ibyo batamba. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo
yemera gutanga umwana wayo imwambika umubiri, asiga ubwiza n'icyubahiro nk'uko muri Yesaya handitswe, aza mu isi kugira ngo twebwe twinjire mu muryango w'Imana. Abagerageje gusoma ariya magambo tumaze iminsi twiga muri iki cyumweru, Imana yatanze umurage kuko yaduhuje nayo, twinjiye mu muryango w'Imana. Imana itanga imirage itandukanye kuko turi abana bayo. Nta kindi rero umuntu ashobora gutanga kugira ngo abe umwana w'Imana. Imirimo duhabwa mu itorero ntishobora kukwinjiza mu muryango w'Imana. Imirimo twakoze ntishobora kutwinjiza mu muryango w'Imana. Kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niyo nzira yonyine itwinjiza mu muryango w'Imana. Umuryango w'Imana ni mugari. Abantu bashobora kuba mu itorero ariko batari mu muryango w'Imana. Kuba uri mu itorero ukora imirimo ariko utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kuba warinjiye mu muryango w'Imana. Kandi bene data batizera, kuba umuntu ari muri Zion, kuba umuntu ari muri Restoration, kuba umuntu ari muri Anglikani ariko yizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, byamuhesheje uburenganzira bwo kuba aba umwana w'Imana. Hano rero Pawulo abivugaho muri urwandiko rwandikiye Abefeso ngo mwibuke ko kera mwebwe mwari mu isi mudafite Imana rurimo. Ku bwa Kristo yiyemeje kuza, ajya kuri uriya musaraba, arababazwa, aratukwa, asiga ubwiza n'icyubahiro yari afite kugira ngo njyewe nawe duhuzwe n'Imana, twinjire muri uwo muryango. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gifite imbaraga zirenze uko twe dushobora kubitekereza, kuba mu muryango w'Imana. Uriya mwanditsi wa kiriya gitabo yavuze amagambo meza aravuga ngo imiryango ikomeye y'abo mu isi abantu bayigirira ishema, abantu barayitirirwa, ngo ariko yagiye ahura n'abantu batabigaragaza, batari proud yabyo, hanyuma we aza kubisanisha abantu banga kwemera kubatizwa. Ariko twagiye dusanga kenshi hari ibice by'ubuzima bimwe dushaka gusibanganya iki kintu yuko turi abakristo, abandi bakabigaragaza ku bimenyetso by'inyuma. Rimwe na rimwe tugakoresha ibyo twe twihimbiye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu bananiwe gukiranuka kw'Imana batangiye kwihimbira ukwabo. Ariko mu kuri ikizakwemeza yuko uri muri uyu muryango w'Imana ni uko ufite Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mu nyungu rero twebwe nk'abakristo twamaze guhabwa kubw'uyu musaraba wa Kristo ni uko twinjijwe muri uwo muryango w'Imana. Ikindi cya kabiri, twasubijwe agaciro icyaha cyatwambuye. Haleluya. Igihe icyaha cyinjiraga mu isi, Imana mbere yari yaragennye yuko abantu baba muri uyu muryango buzuye ubusabane. Nkunda kubivuga kenshi ngo abantu bari mu isi barimo abantu babiri. Hari uwo Imana yari yarakugeneye kuba we, ariko hari n'uwo isi yakugize we. Tubona urugero muri Bibiliya rw'umugabo bita Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, hanyuma abantu bari bamuzi nk'umwambuzi, abantu bari bamuzi nk'umuhemu, abantu bari bamuzi nabi. Ariko buriya ririya zina Zakayo ni izina ry'Abaheburayo risobanura ikintu kiri pure, kiri clean, ikintu gitunganye, kiboneye rwose. Imana rero yari yaramugennye kugira ngo abe umuntu utunganye, uboneye, ariko aho icyaha cyaziye kimushyira mu bubata, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Icyaha iyo cyamaze kuza muri wowe kiguhindura imbata. Rero icyo Kristo yakoze, yaje kugira ngo kagaciro icyaha cyatwambuye, wa mugambi w'Imana icyaha cyadukuyemo, twongere tuwusubiremo. Ushobora kuba umaze kugera kure rwose mu byaha, ushobora kuba icyaha cyarakugize imbata yacyo, ukaba utari mu mugambi w'Imana. Abantu benshi babuze ibyiringiro by'ejo hazaza, abantu benshi barimo batazi impamvu bari ku isi. Rimwe na rimwe bikabatera kwiheba, rimwe na rimwe bikabatera kumva badafite ibyiringiro, kubera yuko icyaha cyabambuye agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo izina ufite uyu munsi ritagutera ishema, ubuzima bubi bw'imibanire, bw'imibereho n'ibindi wumva rwose bitari mu mugambi w'Imana, Kristo yaje kugira ngo agusubize icyo kintu. Umunsi yahuye na Zakayo yahinduye ubuzima bwe. Umunsi yahuye na ya ndaya yahinduye ubuzima bwayo. Umunsi twese twahuye yahinduye ubuzima bwacu. Uzumva ubuhamya bw'abantu benshi, ahantu Yesu yadusanze twari tumeze nabi, twari twarataye agaciro. Abandi bageze mu bindi bihe bibi bituma umuntu abura agaciro ke, ariko Kristo yaje kugira ngo adusubize agaciro. Haleluya. Ubwo twacungujwe iby'igiciro cyinshi, atari ibyangirika nk'ifeza n'izahabu, ahubwo twacungujwe amaraso ya Kristo y'igiciro cyinshi. Iyo amaze kukuminjagiraho ariya maraso, iyo amaze kukwezaho ibyaha byawe, usubira mu mugambi w'Imana yakuremeye. Buriya impamvu tubura imbaraga, impamvu tugira ibihe tukumva
ntabwo tuzi impamvu turiho, nuko tutazi impamvu iri inyuma y'iremwa ryacu. Igihe cyose Imana wahuye na Kristo ukamwakira, ugatangira kumva ibyo yagukoreye ku musaraba, ugatangira kumva ikiguzi cyo yatanze ku buzima bwawe kugira ngo ubashe kubaho, usubirana agaciro. Ndashaka ngo tuze kurebera hamwe ibintu nka bitatu bishobora kwambura umuntu agaciro. Icya mbere ni ahantu tuvukira. Abantu bavutse mu buryo busa nk'aho butateganijwe, bashobora rimwe na rimwe kubyarwa n'abantu bafite ibibazo mu mutwe, ukazakura ubwirwa ngo wowe wavutse tugusanga ku muhanda, umubyeyi wakubyaye yari afite ikibazo mu mutwe, ariko biza kubaho ngombwa yuko akubyara guta ku muhanda ukagenda. Satani akagomba kugukubitisha icyo kintu, akubwira ngo wowe wavutse mu muryango umeze gutya, wabyawe n'umubyeyi umeze gutya. Nyamara ntakwibutse ngo ese koko nari imeze gutyo, kuki ntapfuye? Imana yabibwiye Abisirayeli muri Ezekiyeli ibibutsa ukuntu babayeho, ngo yasanze wigaragura mu ivata, ngo nta muntu wigeze ugukozaho amazi, nta wagusize umunyu, ndetse ngo umukundwe wawe nta wari warawukase. Buriya abiga biology bo barabizi, iyo amburikoko cyangwa se umukundwe w'umwana udakaswe, umwana ahinduka umuhondo, hakaza ibintu by'umuhondo mu maso. Bibiliya ntagatifu irakoresha ngo wari uteye ishozi, bikubwira ngo nawe yari yarabayeho muri ubwo buzima bumeze gutyo. Ariko nagira ngo mubwire ngo niyo waba warabayeho gutyo, byaratunguye ababyeyi. Mfite inshuti yamaze igihe kinini ihora iregreta impamvu yabayeho, kubera ko iwabo yavutse batabishaka. Mama we yamusamye mu gihe akiri inkumi, hanyuma agerageza gushaka kumukuramo, ariko biranga, aravuka. Hanyuma Satani akagomba kumukubitisha ibyo bintu, amubwira ngo wowe n'ubundi ntabwo wari ukwiriye kubaho. Ariko nagira ngo nkubwire ngo kimwe mu cyo Kristo yaje gukora, yaje kugira ngo gusubize agaciro. Agaciro isi yakwambuye, agaciro uko wavutse byakwambuye, agaciro ubuzima wabayemo bwakwambuye, Kristo yaje ajya ku musaraba kugira ngo adusubize agaciro. Icya kabiri nibyo aho twagiye, amagambo twagiye tubwirwa atandukanye, ukavukira mu muryango wowe utiyumvamo, cyangwa se bakubwira bati aba bantu barahemutse, cyangwa se bakubwira bati ibintu byagenze gutya na gutya, ugasanga dutewe ipfunwe n'imiryango kenshi tuvamo. Twahawe undi muryango mushya. Kristo yaje kugira ngo duhabwe undi muryango mushya, ndetse n'ibyo byose abasha kubidusiba mu mutwe, abasha kutwogesha amaraso, ngo wumve ko agaciro kawe katari muko wavutse, katari mu byo wabayemo, katari mu byo utunze, ahubwo kari mu maraso ya Kristo. Iyo rero umuntu yakiriye Kristo ava muri ubwo bubata. Yesu ashimwe cyane. Abandi bantu, ikindi kintu gikunda kwambura abantu agaciro Kristo yaje gukemura, ni indwara tuvukana. Hari abantu bavukanye indwara, bamwe bafite ubumuga bugaragara, abandi bafite ubumuga bwo mu maraso, abandi bafite ubumuga bwo mu mitsi. Ariko ibyo byose Kristo yaje kugira ngo twumve dusubizwa agaciro. Muzabona abantu benshi bagiriwe amahirwe bakamwakira bafite ibyo bibazo, babikoresha nk'ubuhamya. Ariko abandi batagira amahirwe yo kumwakira, birababata, bikababuza amahirwe yo gukora icyo Imana yabateguriye. Satani ababwira yuko badakwiriye, ababwira yuko hari ibyo babuze, ababwira yuko Imana itabitayeho. Rimwe na rimwe bamwe bakabaza Imana ngo ese Mana kuki wandemye gutya? Ariko ikintu cyose cyabaye mu buzima bwawe cyari gifite impamvu n'umugambi w'icyo Imana izabikoresha. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri muri ubwo buzima, nicyo Kristo yaje, yashenjaguriwe ibicumuro byacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ibimaze iminsi bikubuza amahoro, wumve ko munsi y'umusaraba wa Kristo ariho honyine umuntu akwiriye kujya agasubizwa agaciro. Inyungu ya gatatu y'uyu musaraba, Kristo yatwigishije kwiringira Imana mu buryo bwuzuye. Abantu babaho bakiringira ubutunzi, abandi bakiringira ibyo bakoze mu myaka yashize, abandi bakiringira imiryango. Ariko Kristo yagiye atwereka uburyo dukwiriye kwiringira Imana mu buryo bwuzuye. No mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye, yavuze amagambo menshi atwereka yuko ibi yari arimo nayo byari bimukomereye, ariko akaguma kwiringira Imana, akavuga ngo ugushaka kwawe kube. Ni gute rero twiringira Imana? Icya mbere, twiringira Imana duvanaho ubwenge bwacu ndetse n'imitekerereze yacu isanzwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 14, avuga ngo hari inzira umuntu yibwira yuko ari nziza, ngo ariko amaherezo yayo ni urupfu. Hari imishinga ushobora kuba ufite wibwira yuko ari myiza, ariko iherezo ryayo rikuganisha ku rupfu. Icyo Kristo rero yaje kugira ngo aduhereze kwiringira Imana.
atwigishe yuko uwiringiye Imana adashobora kugwa mu rupfu, ndetse kugeza ku musozo w'ubuzima ibintu byose yaciyemo byagiye bigaragaza yuko Imana ari iyo kwizerwa. Ndagira ngo muri iyi minsi turimo wongere ugarure icyizere Imana. Niba waratakarije icyizere Imana, wongere ukigarure. Hari igihe twagiye tubamo ukabona umuntu ukibwira yuko ari we nshuti izagufasha kugera ku byo wifuza kugeraho, ariko kubera yuko ari za nzira umuntu yibwira yuko ari zo ariko zitari zo, zikaza kukuganisha usigaranye igikomere. Abantu bamwe bibwiye yuko hari amafaranga bashobora gufata bakayashora ahantu runaka, ntabanze kugisha Imana inama, hanyuma bikarangira bimuviriyemo igihombo. Ubwo buhamya, hari ubuhamya mfite rwose bw'umwe mu bavandimwe byagendekeye gutyo, ariko kubera ko yabanje kugisha Imana inama, hanyuma Imana imubuza business imwe yaragiye gushoramo amafaranga, ayashora mu yindi. Hashize igihe koko abona impamvu Imana yari yamubujije, kandi we yibwiraga yuko aho ngaho Imana yamubujije ariho ashobora kubonera inyungu. Rero Kristo yaje kutwereka kugira ngo twongere twizere Imana mu buryo bwuzuye no kugeza ku rupfu. Biriya byari ibyiringiro bitubwira ngo niyo wapfa uzongera ubeho, kuko nawe yarapfuye amara iminsi 3 mwumva, ariko arongera abaho, yakira ubwiza buruta ubwa mbere. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi ukeneye kongera kwizera Imana ku buryo bwuzuye, ukeneye kongera gusubiza ibifatiro ryawe ku Mana. Ntiwizere amashuri umaze kwiga, ntiwizere amafaranga umaze gutunga, ntiwizere experience ufite, ntiwizere ibindi bintu ibyo ari byo byose, ahubwo wongere wizere Imana ku buryo bwuzuye. Kandi harimo inyungu nyinshi, kuko Bibiliya iratubwira ngo wizere Imana n'umutima wawe wose, ngo ntukizere ku myizerere, ntukizere ku bwenge bwawe, ngo gushaka kw'Imana mu bintu byose, ngo uzayobora intambwe zawe. Kristo yakunze kuvuga kenshi ngo gushaka kw'Imana kube. Hari ahantu abigishwa be muri Yohana ibice 4 bamubajije ubwo yaganiraga n'umusamariyakazi, baramubaza ngo bamuzaniye ibyo kurya, arababwira ati afite ibindi byo kurya mutazi, ngo baribaza bati sari wamugaburiye. Arababwira ati ibyo kurya byanjye ni gukora ibyo wantumye ashaka. Gukora ibyo wadutumye ashaka biva ku kumwizera, kandi ntushobora kumenya icyo wagutumye ashaka utaganira nawe. Niyo mpamvu itorero rifata umwanya rikashyiraho ibihe nk'ibi ngibi byo gusenga. Mu bihe byo gusenga dusabana n'Imana, mu bihe byo gusenga tubasha kwakira ugushaka kw'Imana, mu bihe byo gusenga twongera kwihana ahantu tutizeye Imana mu buryo bukwiriye, tukabasha kongera kwizera Imana. Uyu musaraba rero wa Yesu, iyi nzira y'umusaraba yagenze, yatwigishije kongera kuyizera mu buryo bwuzuye, kugira ngo n'ibihe bibi twacamo, yakunze kubivuga kenshi, ibihe bibi twacamo kuko nawe yaciye mu bikomeye, ibihe bibi byose twacamo dukomeje twizeye Imana, kuko Imana idashobora kudutererana. Uku kwiringira Imana rero kubanzirizwa no kuyimenya. Ntushobora kwiringira ubutazi, ukamenya imbaraga ze, ukamenya imikorere ye, ukamenya yuko atabeshya, ukamenya yuko byagusezeranije bizasohora, hanyuma imigambi yawe yose ukaba wiringiye Imana. Ikindi kintu cya kabiri yatwigishije ku gihe kwiringira Imana mu gihe cyayo. Hari igihe dusenga dutegereje ngo Imana irahita ibikora, hanyuma Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ihangane mu gihe gikwiriye. Imana yari yababwiye ko Kristo umucunguzi azaturuka i Siyoni, ariko mu gihe gikwiriye ibi nzabisohoza. Natwe rero igihe kirageze kugira ngo twiringire Imana, no mu gihe gikwiriye ibyo turimo dusengera yuko Imana izabishoboza. Hari ikintu kimwe nungutse, nuko namenye neza ko mu gihe cyo gutegereza, igihe tukiringiye Imana, igihe wayisabye, igihe wasenze, ukaba utegereje yuko Imana igusubiza, ishyiramo kiriya gihe cyo kugira ngo ubanze kwigishe kuyiringira, kuko ubushize uko yagusubije ntabwo ari ko uyu munsi izagusubiza. Ifite amayira menshi, ikeneye kubanza kugukuza. Ariko kubera kutiringira Imana, hari igihe dusenga ibintu byatinda tukumva Imana isa nkaho yaturangaranye. Bibiliya rero ikatubwira ngo none se Imana izarangarana intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Imana ntishobora kukurangarana. Hari igihe dusenga igashyiramo igihe cyo gutegereza kugira ngo izamure kuyiringira kwacu. Ni kenshi tudasenga ntitubone ibyo twifuza ako kanya, ariko icyo namenye cyo nuko mu gihe cyo gutegereza Imana iba irimo kutwigisha kuyiringira, ngo niyo byatinda, nubwo byatwara igihe kinini, nzabisohoza. Muri iyi minsi rero dukeneye kongera kwiringira Imana. Mu mishinga ufite ukeneye kwiringira Imana, ukumva ko Imana ariyo mujyanama mukuru, ukumva ko Imana ariyo murinzi mukuru, ukumva ko Imana ariyo mufasha mukuru, ukiringira Imana mu buryo bwose.
hari igihe twiringira Imana igice gitoya, kandi uriya mwanditsi wa kiriya gitabo aravuga ngo partial obedience is total disobedience. Kumvira Imana by'igice cyangwa se kwiringira Imana by'igice ni ukutayiringira ku buryo bwuzuye. Hari igihe tuyiringira yuko ishobora kudukiza ibyaha, ariko ntituyiringire yuko ishobora kudukiza indwara. Hari igihe tuyiringira yuko ishobora kudukiza indwara, ariko ntituyiringire yuko ishobora gutunganya imibanire mibi dufitanye n'abandi. Hari igihe tuyiringira yuko yatunganya imibanire mibi, ntitwiyiringire yuko ishobora kudukiza crise cyangwa se ubukene. Ndagira ngo muri iyi minsi twirundurire mu Mana, twiringire Imana mu buryo bwuzuye, kuko icyo gihe Imana inezererwa abana bayo. Hari ahantu muri Zaburi birivuga ngo Imana ihereza umugisha abantu bayiringira. Wiringira Uwiteka, uyikoreza urugendo rwawe, nawe azarusohoza. Icyanyuma Kristo yakoze kuri uyu musaraba, yaduhesheje ubutumwa bwiza. Ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri hano ni Kristo, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza Yesu yazanye, yaje kubwira abantu bafite ibyaha yuko bashobora kubikira. Yaje kubwira abarushye ko bashobora kubona amahoro. Yaje kubwira abantu barwaye ko bashobora gukira. Ubutumwa bwiza ntabwo buzingira gusa ngo ko umuntu ari mu byaha, ko oya, bishobora no kugera ku bindi bice by'ubuzima. Ubutumwa bwiza ku muntu wabuze umwana nuko abona umwana. Ubutumwa bwiza ku muntu ufite imibanire mibi nuko iyo mibanire mibi irangira mu muryango we. Yesu yavuze ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Icyampa muri iyi minsi ubutumwa bwiza bukatugeraho. Ibyo tumaze iminsi dusengera, ibyo tumaze iminsi twifuza, ibyo tumaze iminsi dukora, dushaka kugira ngo bigire ukundi kuntu bigenda, ubutumwa bwiza bukatugeraho. Ubutumwa bwiza Yesu yazanye ni muri ibi byose nahoze mvuga haruguru. Imana ikeneye kugira ngo igeze ku bantu ubutumwa bwiza. Mu bihe by'ibyago nk'ibi ngibi turimo, mu gihe cy'ibyorezo nk'iki ngiki turimo, ukumva ubutumwa bwiza bukubwira ngo humura mwana wanjye, nagusize mu isi mbizi yuko ibibazo bizaba, ariko humura nanesheje isi. Umuntu uri muri gereza, ubutumwa bwiza ni ukumubwira ngo n'ahangaha naho turi kumwe, ntabwo nakuretse, sinagutaye. Ubutumwa bwiza ku mushomeri ni ukumubwira ngo Imana ica inzira, ni Imana itanga akazi. Abantu benshi bafite ubuhamya bw'ukuntu Imana yagiye bakorera ibintu nk'ibyo ngibyo igatanga akazi. Ubutumwa bwiza ku muntu udafite ifunguro ry'ejo ni uko Imana ishobora kumuhuza n'undi muntu uzatuma ejo abona ibyo kurya. Ubutumwa bwiza ku muntu uri oppressed cyangwa se umuntu watakaje ibyiringiro, isi yakandagiye nawe wumva udafite ibyiringiro byo kubaho, ni uko uwo muntu yongera guhabwa andi mahirwe, akumva ubutumwa bwiza bumubwira yuko Imana ikimufiteho umugambi. Arakomeza aravuga ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe. Abantu baboshywe n'ibyaha bakamenyeshwa yuko bashobora kubohorwa. Twese twari tuboshywe n'ibyaha. Bamwe twari tuboshywe n'ubusinzi, abandi bari baboshywe n'ubusambanyi, abandi bari baboshywe n'inzangano n'ibindi. Ariko Kristo icyo yaje gukora kuri uyu musaraba we, kugira ngo twebwe abakristo tubashe kubohorwa, yaje kutubohora ingoyi zose z'ibyaha, yaje kutubohora ingoyi za karande n'ibindi. Ikindi aravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Bene data, turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana, ariko izo mbabazi Kristo yabivuze neza yuko hari igihe Imana izahoreramo inzigo. Byanze bikunze, ubu mu migabane y'abana b'Imana harimo imbabazi za Kristo. Ibyaha byose waba warakoze, uhore wizeye yuko Imana ishobora kubikubabarira. Ubwo nabwo ni ubutumwa bwiza. Hari igihe kinini namaze numva ntaribabarira ku by'ibyo nabayemo, ariko igihe kiragera numva umutima wanjye urafungutse kubw'uyu musaraba wa Kristo, numva nakira imbabazi z'Imana. Ushobora kuba warakijijwe ariko utaribabarira nawe kubw'ibyaha wabayemo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iki gihe turimo, Yesu yatanze imbabazi kandi zuzuye. Wakira izo mbabazi. Yagiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byacu byose abyikorere, hanyuma imbabazi zisage mu mitima yacu. Rero muri iyi nzira y'umusaraba turimo, ndabinginga kugira ngo dukomeze twumve icyo Kristo yakoze ku musaraba. We wari umaze igihe warataye agaciro, Imana irifuza kongera kukagusubiza. We wari umaze igihe uri mu bubata bw'ibyaha, Kristo arifuza kugukiza ibyo byaha. We wari umaze igihe wumva ufite ubwoba, Kristo yakuzaniye inkuru nziza, yakuzaniye ubutumwa bwiza yuko azaguma kukurinda no mu byago. Hari isengesho ryiza yakoze, aravuga ngo
sinifuza ko abantu bava mu isi, ahubwo uyibarindiremo no mu bihe nk'ibi ngibi by'ibiza bikomeye. Yesu yaradusabiye kugira ngo Imana ikomeze iturinde, amaraso ye abasha kuturinda tukazabirangiza amahoro. Nk'icyifuzo mbahereza, dukomeze dusenge, dukomeze twinginga Imana muri ibi bihe bimeze gutya, Imana yongere yigaragaze, ishyire iherezo kuri ibi bintu, kuko abantu bamwe bari mu kaga, rimwe na rimwe natwe buradutera, ukumva watinye kugira ahantu ujya, watinye guhura n'abantu, watinye gusuhuzanya, ariko Imana iratubwira ngo muhumure, nanesheje isi, nzabarindira mu isi, si ngombwa ko nyibakuramo, ibyo byago bizaza ariko nzakomeza kuyibarindiramo. Imana rero ibahereze umugisha. Reka iri jambo ryandikwe mu mitima yacu, tugende twumva inyungu z'uyu musaraba mu bihe byose turimo, twumva inyungu z'umusaraba. Igihe Satani ashatse kutubwira ariko nta gaciro dufite, twumve ko Yesu yadutangiye amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo twongere dusubizanye agaciro twari dufite. Wowe wavuye mu mugambi w'Imana ugeze kure rwose, haracyari amahirwe yo kugira ngo Imana yongere igusubize mu mugambi wayo, biciye mu kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Imana igira neza, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye yuko watanze umwana wawe Yesu ngo atubere igitambo kizima kandi gikwiriye kimaraho ibyaha byacu. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuganza, utwumvishe uyu mukristo uwo ari we, twumvire izina aho rikomoka ndetse n'umusaraba w'umwana wa Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo abari babuze ibyiringiro bibasubize, abari bafite ubwoba, Mwami Imana ubahereze ubutumwa bwiza, bakira ayo mahoro yo mu mutima. Abari babaswe n'ibyaha, uciye iyo migozi mu izina rya Yesu. Warabidukoreye, uduhindura abana bawe, turi abana bawe, munsi turi abaragwa. Nabo ndabasabira kugira ngo buri muntu wese, Mwami Imana, wifuza kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, umukize kandi umuhereze amahoro yo mu mutima, umuneshereze ibimunesha. Abagifite ibyaha barwana nabyo, wohereze imbaraga muri iyi minsi, Mwami Imana, iyo migozi icike, tube mu mwuzuro w'ibyaduteguriye ubwo wemeraga kujya kuri uriya musaraba. Urakoze, icyubahiro n'ubukomere bikomeze kuba ibyawe. Uha umugisha buri muntu wese wumva iyi nyigisho, uha umugisha buri muntu wese, Mwami Imana, wagize uruhare kugira ngo igere ku bantu bawe. Ukomeze kubana natwe muri byose kandi uribike mu mitima yacu.